Simiyoni. We're going to talk about the man called Simeon. Uyu Simiyoni ni umuntu wategereje ihumure rituruka ku Mana. This Simeon was the man who waited from the consolation from God. Igihe tugezemo dukeneye ko natwe twagira ubuhamya nk'ubwa Simiyoni. Nowadays we have to be devoted men like a Simeon. Kuko muri iki gihe abenshi gutegereza biratunaniye. Because of nowadays so many people are failing to wait upon the Lord. Ariko umunsi wa none kuko tuzi ko hari ishobora byose, But because we know that there is a powerful God, dukeneye gusaba Imana kugira ngo natwe iduhe ihumure dutegereze twizeye. we need to pray that God give us a waiting ability in us. Kuko uyu munsi wa none hari abantu benshi bumva ko gutegereza bibananiye. Now it's hard to wait upon the Lord for so many people. Ariko gutegereza kuko nibyo nawe udafite umwuka w'Imana byakugora. And it's really very hard when you don't have the Holy Spirit to wait upon the Lord. Iri jambo